iyo ugiye kuba ari intambara utarwanya irakuvuna cyangwa ikigero nisegura kuko uti aya makuru yahawe no wari uhari oya kuvuga ngo warwanye Mburabutura utarahageze se Mburabutura urayizi iyo urayizi dere Mburabutura arano muri Bibiliya ugisoma Bibiliya oya hari umuntu wanditse igitabo muri Bibiliya atangira avuga ngo maze kubibwirwa n'abari bahibereye yego byatangiye bareba yego babibonye n'amaso bisemo kubikwandikira we kugira ngo mbese yari iseguye ati nabibwiwe n'abari bahari muri amakuru muri Bibiliya harimo inyandiko itangira mu Mburabutura narayibariwe urayizi barayumvise narayibariwe bagenzi banjye barayimbariye hari umunsi tuzayivugaho ubwayo ufite n'igipimo urebera kuri nayiti rwa runwa runini rusohoka iyo ngiyo n'izindi mbunda zicometse mu tudirishya duto impande n'impande nuko igifaru turakibonye ubwo abasirikare bose baca bugufi noneho baravuga bati wowe Viateur na n'ufite ati tanka nimugende murebe niba kiriya gifaru hari abantu bakirimo kumbe ingegera zikingiranyemo mwaje barabarebaga tugeze imbere kuko tubaye nacu turebana nijoro noneho mbwira mugenzi wanjye ntibanze utereyo ati tanka mutera stream ku gifaru yego arayohereje bari muri gukina kadomye ni nkuko wakomanga ku nzu y'umuturage karataratse nuko tubona nta movement habe namo ahubwo ntitugende turagiye igifaru turakizengurutse tukinyuza inyuma tukinyuza imbere turangije tubwira ingabo ngo nimuze baragitaye cyarapfuye genda kibyina rwose icyo kiradiyo shyira hasi kiradiyo fanda gikubita isasu urushenzi narwo kometa te noneho umujyi turawatatse turawufashe noneho mbanza ngungu tuyimaramo iminsi 2 bigeze nko ku itariki 24 noneho ubwo noneho wa Muzimbabwe n'umunyangora nawe yamanutse yahageze noneho yarekeje muri ibyo bice turimo yazanye ibifaru yazanye intwaro nabwo ari koperi bwabwo ufite amabara kajugujugu bwangora ubwo se bwangora bira bya kajugujugu ya Zimbabwe mig z'Abanamibia ndazizi Mirage nizitwa Puma na Mirage zari ziri niyo miga nyine yego na Puma yego noneho rero mbanza nko turayirenze noneho twikubitaniye n'Umuzimbabwe ufata imitsina hejuru hari indege narenze kutari ukavuga ko kantu hasi hari ibifaru n'ingabo za advancinga hagati y'ibifaru ibifaru bikaza ari nk'icumi harimo ingabo hagati zinyanyagiyemo n'indege hejuru yego turarwanye umunsi wa mbere turarwanye umunsi wa kabiri Abazimbabwe batubanishyana weya naho no kuwurenzemo hagati ari kuhara bimetero 9 mu kirere ni byinshi noneho rero bari bavuze bati tujye kudeviya nk'uko waba ushaka kujya i Kanombe uturutse Nyacyonga bikaba ngombwa uca ku Kamonyi ugaca ni Bugesera ukabona kugaruka i Kanombe nirwo rugero nguhaye ndabyumva n'urugendo rurerure aho gutaraveresa nguce Nyabugogo Kacyiru ujya i Kanombe ukagomba guca ku Ruyenzi ukanyura i Bugesera ukagaruka ukajya i Kanombe tubahaye ikaze mwese inshuti zacu inshuti dukunda inshuti mudukunda za Izamarere TV mugubwe neza mu mwanya nk'uko tugiye kuganira turagarutse muri studio zacu kugira ngo tuganire tugere namwe urugwiro n'ibyishimo tuzi neza ko mudukunda natwe tubakunda kandi tubaganiriza neza sibyo hanyuma nyiruko kubaramutsa ndamutsa hirya no hino hano mu gihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengero bwaryo mwese mugubwe neza by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ari naho turi aha hari kugwa kavura mushobora kuba muri kukumva muri kamera cyangwa mwabona bimwe mu yesi byako ariko nta kibazo imvura n'umugisha cyane ntabwo tuba twamagana imvura ngo turayihamagara Imana ishimwe ko yagushije imvura ikirere kirasa neza nimwumva ro hari icyo kabarugo mwihangane
ntabwo twahagarika gukora no kuganira kubera aka kavura gake kadakanganye. Ndateza ko mubyakiririza. Jewe ndi kwizera Valence ziraziritse uri kamera hari umwana witwa GB. Turi kumwe n'umugabo hano tumaranye iminsi hano muzamarere amaze kuba iwe na waradukunda. Turakwakira iminsi zacu rumuvandimwe. Turacyakwita umushyitsi ariko umushyitsi musangwa kandi umushyitsi mwiza komera cyane ariko ndakomeye meze neza. Ndi umushyitsi kuba gize amahirwe yo kugera kuri no cano bwa mbere. Nta mahirwe kuko uvumbuye ahantu uzajya usanga ibiganiro byiza biryoshye biri kuri cano ifite izina ryihariye hano mu Rwanda. Ifite izina ryihariye kabisa ariko rifitanye isano n'amateka ya kino gihugu. Izamarere Kamemu nubwo wabaza umwana wo muri primaire yakubwira ati bambwiye yuko zari inkotanyi zitwaga inkotanyi zari zifite amarere rero nibyo kandi amarere yaje kugira umumaro. Urumva bari abantu b'urubyiruko bahagurukiye kubohora igihugu hakaza kwiyongeraho na misiyo yo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 ndetse hakiyongeraho na misiyo yo gutabara ingabo za FPR zari ziri hano muri Kigali. Yes. Ziriya ngabo nazo nzifata hari umugani bita ngo inkware y'inyabugingo ishoka agaca kayirora. Bose n'uwo oya umugani ntagaruka wuce ngo ufashe imanza ngiye kukurusha Ikinyarwanda. Inkware y'inyabugingo itora mu itongo ry'uwayihigaga. Hanyuma ishoka agaca kayirora ahubwo ni inkunguzi y'inkware. Inkunguzi y'inkware ishoka agaca kayirora. Oya uwo bari kuvuga we ni inkware y'inyabugingo itora mu itongo ry'uwayihigaga. Ariko bigaragara yuko amugani nge nahimbye wanje. Ikinyarwanda ni kireke wahimbye uwawe. Niba ari ibyo rero ndabusibye. Urawurutiriye. Ntabwo hari inkunguzi. Noneho impamvu nari ngucuritse gutyo inkware y'inyabugingo ngo ishoka agaca kayirora. Urabona abasirikare 600 ba FPR urabizi ko kugira ngo babahe SND habanje kubaha impaka cyane. Bavuga ngo babajyane Kami, abandi ngo babajyane Kigali, abandi ngo babajyane hehe, ariko bo kubw'amahirwe baza kubemerera hariya muri SND ariko nayo iri hagati y'ibigo bitatu bikomeye. Imbere yaho hari Kanjepe muri metero 100 ngahe gusa ni nka 300. Yego kuko burya bakitangira kuraswa Chui company yagenze defense ya mbere hariya oya harimo umwanya harimo nk'ikilometero kuva ku nteko ishinga amategeko ukarenga convention ukagera kuri Kanjepe metero nka 400 500 gereranya n'ibibuga by'umupira. Sawa ntacyo twikomereza komeza ntanakurogoye. Noneho iburyo hari ikigo cya Jandarumori. Meme burya na Kigali ntabwo yari kure na Kami ntabwo iri kure kuko mpamenya yuko hari imbunda yahagarara Kigali karasa hari cyane zirahari nyinshi. Noneho hino hakaba ikigo cya Kanombe niyo Kami wavugaga. Yes. Urumva yuko bari hagati ibigo bitanu. Yego uravuze bitatu. Yego hari hagati nuko rero bariya n'abanyabugingo nabo kugira ngo ingabo zaturutse ku Murindi no mu bindi bice zibashe kuza kubatabara zisange byibura bakibasha kurwana nabyo n'abanyabugingo kabisa. Usiko buriya usiko naganiriye n'abasirikare b'inkotanyi bari muri SND. Yego nambaye igisirikare ndi muri fari nabo barimo imbere hari akorutiye buriya na Senyenge. Yego indaki zabo zari imbere. Yego narahanyuze kuri korutire. Yego umusirikare umwe mu turaho umusirikare nambaye igisirikare ndahagarara nari mfite n'igare nari ntwaye igare. Umusirikare mu mujyi wa Kigali. Umusirikare mu mujyi wa Kigali kwigare nari ndifite n'umuntu nari mbetseho n'uyu munsi aracyahari. Yego turaganira umusirikare tundahagarara kuri korutire turaganira tugira no kujya imishyikirano ati witwa nde ndamubwira nti wowe witwa yarambwiye ngo witwa n'itegeka Aime niba yarambwiye ibiri byo. Ntabwo yari kukuvuza ukuri. Ntabwo ari ukuri n'ibishoboka nanjye muri kuvuze niba ari ukuri yarambwiye ngo avuka i Butare kagufi. Nibe wavuze ijambo ry'amadusezera ngo ntacyo ngo imishyikirano irimo ngo wenda ngo numara kuduza ngo tuzongera tubonane. Yego
ibwira abadukurikiye ehe nakurogoye nari nabibwiye amazina wayavuze nababwiye mu biganiro byabanje ibiganiro byabanje bwira umuntu ukubonye ari ubwa mbere Rutagengwa Viateur nkaba abo bavandimwe bari muri senide bari abavandimwe banjye nanjye izo ngabo nazibayemo zarapiye nazimazemo igihe kinini imyaka isaga 10 yose narayifunze noneho nza gusuza ikivi ari byo twita kudemobilizwa noneho nsubizwa mu buzima busanzwe ariko nyuma yaho nza kujya mu itangazamakuru mba mu bitangazamakuru byandika njya kuri radiyo mva kuri radiyo imwe njya ku yindi none ubu ndi muri radiyo ifatanye na televiziyo ku buryo abanyumva kuri radiyo hari n'ababa banyumva kuri televiziyo banandeba. Urakoze cyane mu bigaragara uri umunyamakuru byahamye yego ko uyu mwuga ubayemo pe igisirikare wakivuyemo ariko nacyo cyakuvuyemo oya ibyo naragwa uracyumva kiracyandimo ucyumva kabisa gihari ni kimenyimenyi ibyo tugiye kuganira nibirebana nacyo n'amateka y'urugamba yego tukaruhera aho dushoboye cyangwa aho twumva cyangwa aho tuzi tugakomeza mu mateka y'urugamba iyo ugiye kuba ari intambara utarwanyira kuvuna irakuvuna cyangwa ikigero nisegura kuko uti aya makuru ne yahawe no wari uhari oya kuvuga ngo warwanye Mburabutura utarahageze se Mburabutura urayizi biraho iyo urayizi dere Mburabutura arano muri Bibiliya ugisoma Bibiliya oya hari umuntu wanditse igitabo muri Bibiliya atangira avuga ngo maze kubibwirwa n'abari bahibereye yego byatangiye bareba yego babibonye n'amaso bisemo kubikwandikira we kugira ngo mbese yari iseguye ati nabibwiwe n'abari bahari muri amakuru muri Bibiliya harimo inyandiko itangira ngo Mburabutura narayibariwe urayizi warayumvise narayibariwe bagenzi banjye barayimbariye hari umunsi tuzayivugaho ubwayo yego umunsi tuzayivugaho ndibuka umunyamakuru ukorera teremu hari kuvuga ngo Mburabuturo ngo ubunyenzi ngo bwahashiriye ngo babutoraguye ngo nk'imegeri ngo bwashize bukiye buramupirikana bumurengane burenze imipaka ajya kwicwa na korera harya burya ajya kwicwa na ariko basi hanyuma rero turaganira iyo tuvuga amateka y'urugamba twese twarubayemo namwe ne data y'umuvandimwe tuyifite amateka yenda guhura ndetse hafi cyane hanyuma rero muri uko kuko hari ibyo avuze ariko hari n'izindi ntambara zagiye zibaho kandi n'amateka y'urugamba zo gushaka umutekano w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni muri urwo rwego twaganiriye ku ntambara ku kintu cyiswe Operation Kitona wowe rero udukurikira ubwa mbere tera agatebe wicare Operation Kitona urayizi Kitona seho urahazi muri iki yisi hari ahantu waba uzi yitwa Kitona tega amatwi rero tera agatebe uve Kitona umenye banana umenye boma umenye matadi umenye mbanza ngungu so tugeze mbanza ngungu ubwo umuntu turabasaba bibaye byiza burya inkuru umuntu ayiryoherwa iyo ayitangiye yes nasubira inyuma kuri ibi biganiro byibura rebe bitatu bibanza nibura yego nibwo abasha gukomereza ibintu tuvuze abimenye yego kandi ubu tugeze mbanza ngungu ubu nguhaye umwanya ntuje neza hega amatwi mbanza ngungu byagenze gute okay kwa matadi twahavuye hagati turwanye na General Mabira naramubwiye harya waje kugenda mu gifaru yaradutorotse arabacika mu gifaru kuko twaramwatatse tutafashe generali koko tumwatatse noneho tugotwa na sharing ya BM ariko noneho dukororinga mu ruhira imisozi yose yari yahiye noneho tugiye tubona yicaye imbere iruhande nko mu giti yateye agatebe ameze neza avuga ati nze mbereke ama escort ye n'abasirikare be bo batsinzwe birutse bamuciye impande bamusiga hagati bariyirukira bigira imbere noneho General Mabira agiye kubona hatungutse ingabo zitarize ariruka yirutse tumuhindura tumuhindura bati mumurasa ko tumurasa agenda atekinga kava agwa hasi yongera yuburuka bamukubita ikompura ryarapigiri muca hejuru yagenda rirenga iyo basi Mabira babaye Mabira noneho sasa abasirikare be b'igifaru baba babyumvise bahita bacyatsa kiza kiruka yinazemo ni bya bifaru bya nyara by'amapine bikingurirwa hejuru yego aba yinazemo kiramurengana Mabira baragiye
Kabila baragiye abasanze Kabila asubira kwa Kabila. Noneho aho ngaho niho perezida Laurent Kabila yabonye yuko ibintu bikomeye, aravuga tumva rero aho kugira ngo mbundarare ubwo byari bibaye mu matariki 21 z'ukwezi kwa munani muri 98 byari bibaye 21 nibwo yahise atumiza bya bihugu bingana, bya bihugu bitanu twabonye cyagiye, twumva ngo Angola yageze i Kinshasa, Zimbabwe yageze i Kinshasa, Namibia yageze i Kinshasa, Chad na Sudani bo baguye Kindu, bari berekeje Kindu. Kindu ntibari nk'inyuma yanyu? Ni nkaho bari inyuma yanyu. Yego, bari Kindu. Noneho twegereje umujyi wa Mbanza-Ngungu. Ba banyamakuru nakubwiye ubushize, wambwiye wari uri Kinshasa, yego wari Kinshasa, Rubunga Byahombe, n'uwari uri mu Rwanda Serafe Byiringiro, dutangiye gusatira umujyi wa Mbanza-Ngungu mu masaha ya 12:30 z'umugoroba, yabivuze kuri BBC. Uri mu Rwanda? Yego. Wa undi akivuga ko ari wa Jambazi? Yego. Wa Kinshasa? Yego. Noneho icyo gihe hahandi Matadi amadolari 100 nakubwiye nari natoye mu gitabo, nari nayaguzemo akaradiyo. Wabonaga aho ushobora kugura ikintu? Yego, umujyi muri Kongo murarwana bakigira hirya, noneho intambara yarangira bakigarukira. Baraje barakora baracuruza ugura radio, ahubwo bakabakomera amashyi n'utuntu tw'umweru bambaye bati muze. Yego, ariko twaba twambaraga mu yo gukuraho mu mbuto. Yego, noneho nimugoroba tutarinjira mu mujyi wa Mbanza-Ngungu kuko twawuteye bukeye, nibwo numvise Serafe Byiringiro avuze ngo izo nyeshyamba z'abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko twari twamaje gushyikirana na babandi mwakuyeyo. Yego. Noneho ati ubu ngubu zirakabakaba mu mujyi wa Mbanza-Ngungu, abyivugira numva. Kandi ari huri koko? Yego, ari turi Mbanza-Ngungu uri kuyireba. Kumbe Rubunga Byahombe we yamaze kuvuga yuko batari banagira na Matadi. Ku ruhande rwa leta ntabwo yavuga yuko Kameme yaba ari uguca abaturage intege. Nuko rero imbere kugira ngo winjire mu mujyi wagombaga guca iruhande rw'umusozi muremure, umuhanda uri munsi yawo ukabona kuzamuka werekeza mu mujyi. Noneho hahandi hari Ecole d'Afrique de Blende, kumbe baje kudutega igifaru kirahari cyavuye muri bya shuri rya Burende. Yego, kuva ku byari binahari, barakizanye bagiparika neza aho ikorosi rirangirira umunsi y'uwo musozi werekeza mu mujyi. Noneho barangije bakijyamo barikingirana. Kiriya gifaru cya Rujegeri, apana Nyara, Rujegeri yenyewe. Iminyururu nyine bavuze Rujegeri, abavuga ikigendesha iminyururu. Yego, ko twabihimbaga ngo ni Rujegeri. Nuko barangije bikingiranamo. Nkayo wabaye mu atirari, urabizi ko mu imbere kigira utudirishya twa binacuru. Utudirishya ureba mu buryo bwo kuringa burya bubamo igipimo. Urebera kuri. Nayiti rwa runwa runini rusohoka iyo ngiyo n'izindi mbunda zicometse mu tudirishya duto impande n'impande. Nuko igifaru turakibonye, ubwo abasirikare bose baca bugufi. Noneho baravuga bati wowe viateur nakana n'ufite tanka nimugende murebe niba kiriya gifaru hari abantu bakirimo. Kumbe ingegera zikingiranyemo. Mwaje babari barabareba, tugeze imbere uko tubaye nacu turebana nijoro. Noneho mbaye mbwira mugenzi wanjye ntibanze utereyo ati tanka stream mutera stream ku gifaru. Yego, arayohereje bari muri gukina kadomye ni nkuko wakomanga ku nzu y'umuturage karataratse. Nuko tubona nta movement habe namo, ahubwo ntitugende. Turagiye igifaru turakizengurutse, tukinyuza inyuma, tukinyuza imbere, turangije tubwira ingabo ngo nimuze baragitaye cyarapfuye. Ewe we ni munsi mbega kaga mwagize we. Nibereye iruhande rwacyo, umututu uransumba urandenga. Ndabireba, je ndibona bireba.
noneho rero abasirikare baraje bacomoka muri rya korosi, bageze mu muhanda dore igifaru ngo kiraruka, amabombe piku 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 piku, wa musozi wo hakurya uhinduka umutuku neza 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 neza. Ubwo twebwe tukiri iruhande twahise dutekinga kava iruhande rwacyo mu mufurege, nigiramo ndani, noneho gikoro cyohereza amabombe nyarora anca hejuru. Ubwo noneho kirarasa, noneho agishiranye neza neza muri bya bice by'iyo ngiyo cyohereza. Ntabwo nari nzi ko hari umusirikare n'umuri burokoka. Kumbe ababingwa batekinze kava kera cyane, abenshi bahize banasubira inyuma bajya inyuma y'umusozi, maze kirawuri batako. Kirangije amabomba agisiranye n'amasasu, uzi ukuntu rwihindukiza rwa mututurura ukaraze unca hejuru gutya, ruherekeza iriya, rurangije uruvuna muheto ruratumuka ruragiye. iyo mugira cyantishare mwebwe mukarutega ruri kurasa, mugira rwantishare mukagira nka bibi. Noneho rero kamemu niyo tutanka twari twazanyeyo, twari twamaze kwirashira kare ku gifaru uri gukina ntabwo uri kurasa. Nuko rero igifaru kiragiye, ingabo zisohorotse aho zari zihishe. Noneho barangije bati buri wese ashake kava kujya mu mifirege mu muhanda, muraraho ngaho umujyi turawutera bukeye. Hanyuma bagezeho se babandi mwebwe ntabwo mwafashwe nk'indangare, ntabwo babahannye. Oya, nawe mwavuze ngo zize ngo nta kibazo, kandi ntabwo wabuze mwakoze reconnaissance nabi. Reconnaissance mu gifaru gikinze nyine nta nkoni babakubise. Ndakumenyesha yuko ari nabwo nari nkegereye bwa mbere, nibwo runagikozeho cyane. Ntabwo nari nkizi rwose, ntabwo nigeze ndwandira ukuntu mwamaga ngo muze ngo bagitaye ngo igifaru ngo bagitaye bikingiranye, muhagize murabona kiravuye baba we yakoze nta giti twagombaga kurya baba we. Ariko ikibazo bari ubundi gifite ishinge. Abantu bagiye muri reconnaissance bagatanga amakuru, uzi ko ubundi bafatwa nk'abagambanyi, bagatanga amakuru mabi, ubwagiye kuneka ikintu ubundi bafatwa nk'abagambanyi kiturusha ububasha. Noneho bwarakeye batugabagabanya uburyo dutera umujyi wa Mbanza-Ngungu. Ndibuka yuko jewe ko inari ndimo bayohereje ahantu hari kaminuza yaho ngaho Mbanza-Ngungu, bavuga bati mwebwe mugende mutangira abanyeshuri n'abarimu ntimutume bahunga. Bagubagehe tubagumaho ngaho bigumire mu kigo duse naho tubarinze. Noneho abandi baca ku kigo cya gisirikare. Noneho rero abakongomani banje aba mu kiri kuri batasanze abandi, imirwano irimo, harimo wicagingiye ikiradiyo na cyabatire. nta wari uri kubaga inkoko hano wari utetse ubugari. Iby'inkoko nzabikubwira tugeze Kinshasa. Noneho umwe ashyira ikiradiyo ku mugongo, ariho aragenda yibyinira za pepe kare ni za afanda ati murabona biriya bishenzi koko, abasirikare banjye bahangayitse, ikindi kiro kiragenda kibyina cyane rwose. icyo kiradiyo shyira hasi, ikiradiyo afanda gikubita isasu. Urushenzi narwo kobeta te. Noneho umujyi turawatatse, turawufashe. Noneho Mbanza-Ngungu tuyimaramo iminsi 2, bigeze nko ku itariki 24. Noneho ubwo noneho wa Muzimbabwe n'umunyangora nawe yamanutse, yahageze, noneho yarekeje muri ibyo bice turimo, yazanye ibifaru, yazanye intwaro. nabwo ari koperi bwabwo ufite amabara kajugujugu bwangora. ubwo se bwangora bira bya kajugujugu ya Zimbabwe, MiG z'Abanamibia, MiG ndazizi, Mirage nizitwa Puma na Mirage zari ziri niyo MiG nyine. Yego, na Puma. Yego. Noneho rero Mbanza-Ngungu turayirenze. Noneho twikubitaniye n'Umuzimbabwe ufata imitsina, hejuru hari indege. Narenze kutari kuvuga ko kantu hasi hari ibifaru n'ingabo za divansinga hagati y'ibifaru. Ibifaru bikaza ari nk'icumi, harimo ingabo hagati zinyanyagiyemo n'indege hejuru. Yego. Turarwanye umunsi wa mbere, turarwanye umunsi wa kabiri,
abazimbabwe batubanishyano pe batubanishyano, ariko noneho biza kuba ngombwa yuko inyuma haza umusada uraza, noneho abazimbabwe turabagota turabakubita, dutangira kugenda dutoratora umwe, noneho abazimbabwe turabaherekeza tubageza aho bita Kasanguru ntibari Kinza Mvwete na Kiki, n'utugi twishi turi aho ngaho. Noneho mu by'ukuri byari ibirometero 30 n'umujyi wa Kinshasa. 30 kilometero? Yego. Bibaye 23 mushigaje metero 34 ngo mwinjire Kinshasa cyane. Yari tangiye guhugura. Nibyo nakubwiye ngo muri iki gihe Kinshasa yari ifashwe mu kwezi kumwe, turacyari mu kwa 8. Ariko kumenya ko inyuma hari ahantu hanini. Ibyo bireka cyakora ufashe umujyi, ikintu ufashe kapitali, yego ufashe igihugu, yego ufashe kapitali byari byaranye. Noneho aho ngaho niho Laurent Désiré Kabila yabonye ko bikomeye, yimurira guverinoma Lubumbashi na banki nkuru y'igihugu. Burya yarebyimuye se byigeze kwimuka, arahunga yarahunze abijyana Lubumbashi. Yabigaruye ari uko intambara icogoye. Noneho rero turagize wenda tunashojereze muri ayo marembo ya Kinshasa, barareba bati gutaraveresa umujyi wa Kinshasa ni ibirometero 60, 24. Ntabwo twawutera ngo tuzawurangize. Urabona n'uyu wa Kigali bawurwaniyemo amezi 4 hafi 5. Noneho reka tudoginge cyangwa se tuce ku ruhande, tugende dufate ikibuga cy'indege cya aeroport ya Njiri. Nitumara gufata Njiri, hazaza indege 5 zivuye i Kigali ni Kampala, zizana abasirikare baba ari bo barwana umujyi, mwebwe mwigumire ku kibuga cy'indege. Yakorahi n'umupango aho ngaho muri ibyo birometero 30 na Kinshasa. Ndibuka abari imbere bariho barwana, Land Cruiser yacu ijya kuzana Katyusha inyuma. Ndibuka ko yanciyeho aho ntekinze kava munsi y'umuhanda, ivuze ubuhuha, biruka na Katyusha ngo yihute imbere cyane. Ese ibirometero 34 ni ku butaka? Ni ku butaka. Uzi ko mu kirere ushobora gusanga 10 bitagezeyo cyane mu kubijyanye n'indege. Bwo indege na Katyusha ari kuharasa harya mwari indege indege yahagurukaga i Kinshasa babivugira ku cyombo mu birometero 34. Ubwo si ku butaka? Yego. Uzi ko mu kirere nta na 5 byari birimo. Indege yahagurukaga i Kinshasa kuri aeroport ya Njiri, mu minota mike tubyumva ku cyombo ikabitugezaho. Burya aho mwari muri Katyusha ari kurasa Kinshasa cyane, kuko Katyusha ni ibirometero 9 mu kirere, kandi ntabyo mwari mufite. Yari kurasa mu ntangiriro z'umujyi, weya naho no kuwurenzamo hagati ari kuhara ibirometero 9 mu kirere ni byinshi. Noneho rero bari bavuze bati tujye kudeviya, nk'uko waba ushaka kujya i Kanombe uturutse Nyacyonga, bikaba ngombwa uca ku Kamonyi ugaca ni Bugesera ukabona kugaruka i Kanombe. Nirwo rugero nguhaye. Ndabyumva n'urugendo rurerure. Aho gutaraveresa ngo uce Nyabugogo Kacyiru ujya i Kanombe, ukagomba guca ku Ruyenzi ukanyura i Bugesera ukagaruka ukajya i Kanombe uturutse za Rwamagana. Aho hantu ubwo nta mupaka w'ibindi bihugu mwari gucaho? Oya, toujours muri Kongo. Hari Kongo gusa. Gusa nabonye umuhanda ujya Badorite, uwo muhanda narawubonye. Badorite ni muri Kongo nawo? Yego, uwo muhanda narawubonye. Noneho rero urugendo rwo kwerekeza aho ngaho i Kinshasa kuri aeroport ya Njiri, ibyagiye birubamo hagati n'uburyo twisanze ku kibuga cy'indege cya Njiri nuko byagenze. Sezera abantu tuzabibagezaho ubutaha. Ariko se nahe nabasezerera muvandimwe, kibuze kugeza iki kibazo nzajya nkikubaza buri gihe, kuko ikintu cya mbere kirwana urugamba ni morale. Yego, abasirikare bafite morale icyo bashaka bakigeraho. Morale bonaga muyifite. Ese ikindi kibazo aho hose uburebana n'ubuzima byari biteye gute? Nigeze kukubwira ijambo 5 jours sans manger. Nge namaze 7 sans manger sans boire. Icyo gihe cyari kigeze. Uravuga uti morali ya wapi ko hari ubwihebe buteye ubwoba. Kugeza ubu ngubu umuntu kwari kurwana ari uburyo bwo guhara amagara, kuko nta yandi mahitamo yarahari. Ariko se byibuze
ariko noneho abatuyoboye bo bagerageza kuduha morali kudukuraja ngo mukomeze. Noneho ko bijyanye n'imirire kugeza ubwo ngubwo yari mike pe, bigeze amahirwe ubonye ikwanga. Icyo gihe nari mfite agakapu k'abagore naguraga ikwanga nkashyiramo, wabona utuzi washyiramo agasukari ukabasha kuboza ibihaha, babasha guteka utwo tuvungure tukaza ari dukeya. Ndugu yango byari ibintu bikomeye cyane. Handi hafi ya Boma, ni Boma harya hafi ya Boma mwigize kuruka gake haje ndi batayo, niburaho imirire yari yoroshye. Byari impungure n'ubundi ariko zo zikaboneka. Yego, ariko aho ngaho kubera urugendo rujya kure, ibijyanye no gusapurayinga ibyo kurya byari bitangiye kugenda biba bike. Ariko burya igitunga ingabo ntumenye aho zivuye. Oya habana ryaje ngo muvumiriye kamagesha, muvumiriye kamagesha, matunda yiko mbere arakiri na leo matunda yiko mbere moja tumeisha pata. Asante sana. Ndagushimiye Viateur. Yego, komeza tube hafi tuganira gutyo. Tuzaganira. Izamarere turagukunda. Sawa sawa. Kandi nawe urazikunda. Nanjye nuko. Kandi nawe uri yamarere. Kabisa. Nagasana bane nawe uriyo. Nanjye ndiyo. Murakoze cyane n'abadukurikiye mwese, muryoherwe, turacyari ku biganiro byacu nakagaruka. Imana ibarinde. Okay.